ngo byagenze gute? Babarawe yegereze mikoro neza, yegereze Babara. Reka nkubwire. Nabonye ko abantu bahemuka kuri iyi si ya rurema. Ntabwo nenzi ko umuntu yafata undi agatuma asara. N'umusore ahemukira umuntu ndeba n'amaso yanjye. Amazina y'uwo musore urayibuka? Bamwita James. Bamwita James. Yahemukiye nde noneho? Umva, yahemukiye umukobwa bita Arene Birambabaza. Umva, James na Arene. Reka tubwire abantu inkuru ya James na Arene kuko nicyo kintu twashyiriye kamera hano kugira ngo abantu babashe kumenya uko byagenze, babikuremo n'isomo ryo mu buzima busanzwe. Buriya reka mbabwire byagenze gute? Babara, abantu barahemuka, bagahemuka bakagera hahandi nawe ubona ko ahari n'Imana yakabaye imanuka ikarimbura isi nk'uko n'ubundi yabisezeranye. Urimo uranyikisha amatsiko. Ubundi bose bari abanyeshuri mwariganaga n'umukobwa bamwitaga Arene. Yego. Twiga muri kaminuza ya Nyagatare mu Mutara. Hahandi haba inka nyinshi. Aho ngaho. Noneho wa mukobwa ndagenda ngera Nyagatare. Ngeze Nyagatare ubwo nakirwa n'abakobwa nyine nk'umunyeshuri mushyashya, njyanwa n'umukobwa ndamubaza ngo bakwita nde, banyita Arene. Turajyana mpaka tugeze hehe? Aho ngaho anyereka inzu nziza yo kubamo. Nawe niho yabaga. Aravuga ati musore baha, nanjye namubona nkabona ari umukobwa ufite urukundo. Sasa ku ntego kugira ngo mbwire habayemo guhemukirana gute? Urukundo rwabo rwagenze. Urumva Arene yakundaga James. Barakundanaga, urumva nasanze amurota. Niko nabibonaga, ni nako nabisanze. Yego. None ubundi igiye kujya kubona ubwo iryo joro umuhungu arambwira ati umukobwa waha yasariye umuntu. Ariko ibyo bintu nta nubwo bibaho. Ndabyihorera ubwo nyenda batire bagume bikundanire, urareba ntago wakwivanga mu bintu none n'umururu mu buzima busanzwe. Ni kubwo wa mukobwa mbona atangiye guhekana nande na James. Urumva ngene nabo yamenye imbere. Sanga kaminuza yize ni kupurizwe. Baratahana. Ngiye kujya kubona ntago nenze ko umukobwa n'umuhungu batahana bakajyana muri ghetto yabyana riba bakararana. Abasaba abantu ko bagiye bafite gahunda yo kwiga ibintu byo kubana cyangwa n'umugore n'umugabo. Mbaje amakuru nsanga n'urukundo rutabaho. Nka rwa rundi rwa Romeo na Juliet bamaze igihe kinini. Bamaze igihe. Ubwo urukundo rwabo rero rurakomeza, hajya mbona utuntu tw'udukeya ku buryo ndabyibuka dufunga unsuza kuba umwe. Rero naboneye ko urukundo rutabaho. Ariko ubwo icyo gihe James yarazaga akamutera de twabaga mu gipangu gifite utuntu buranya Gatare hari y'abakire. Usanga umuntu yarubatse utuntu tw'udusikariye ku buryo nyine nawe ubona ari design. Akajya muterura tukajya kubona tukabona ngo uwo bava ku ishuri. James yarabaye James mu isoko inkweto, umukobwa akajya kumumesera bameze nka Romeo na Juliet. None kandi kantu gatangaje, hari igitabo cyabagaho twasomaga kirimo abantu bakundanaga. Sinzi niba ukizi, harimo inkuru ya Gikundiro na Kiza. Urakizi icyo gitabo? Icyo gitabo nagisomyeho, hari umushuti wanjye nanone wigeze kukinzanira. Ubwo nabo nuko bari bameze mbere. None byo byari birenze. Ariko ibaze yuko umukobwa wafataga ibyo kurya akabiteka, yamara kubiteka ntiyite kagiye kwambuka umuhanda, akava nkuko wava Nyabugogo ubijyanye Matewusi. Urumva atari mu rugendo, ariko akemera abijyaniye umuhungu. Ntabwo yajyaga arya wenyine, yari yaremeye kuba umugore we mbere rwose. None rero umuhungu wacu, ariko naje kubabazwa n'ikintu kimwe. Byari mu gitondo, icyo gihe imvura yari yaguye, ntago nabyibagirwa. Nyamukobwa wacu Arene twari turi kumwe turangije kureba filimi. Ureba iyo ari muri weekend twirebera amafilimi muri kaminuza, nta muntu wiga adafite akamashini. Ndagenda ajya kureba Arene, twe turi kureba icyo gihe Wide Flower. Turayireba filimi. Mu gihe tuyishoje umukobwa urumva twanayirebye agatima kari kure hare. Yego. Aba yaravuze ati rero reka mpamagare Sheri numva ukuntu yiriwe, ndumva mukumbuye.
nanjye ku mutima ati aha abandi bagira abandi bakunda nibateretane nta kundi. Ngiye kujya kubona aramuhamagara ati yaro sheri rwose yaparireye urumva nta kintu yaduhishaga. Yego. Ese ko yatubwira ko arajya no kurarayo ngo tumwumvire wenda ko nta bajura. Noneho wa musore wacu ubwo umukobwa samuhamagaye, umukobwa aramuhamagara ngo aro sheri umeze ute, meze neza. Ati ubu ngubu rero nje kugusura. Uwari areni abwira umuhungu agiye kumusura. Okay. Agiye kumusura. Arangije agiye mu gihe amubwiye ko arajya kumusura, wa muhungu aramubwira ati oya sheri ntabwo umunsi mpari dufite amasomo kuko ntabwo biganaga umwe yigaga mu wa gatatu undi yiga mu wa kabiri. Ubwo ni level 2 na level 3. Uzi ikintu uwo mukobwa icyo gihe yakoze? Mbaza ngo byagenze gute? Nyine urumva niyo bawanyikishije amatsiko. Nkunda kumva inkuru ubundi ugahita urasakunde igahita irangira. None yawe numva irimo iyi nkuru impamvu nayitinzemo. Ni inkuru yababaje umutima wanjye kandi ntarye musi ntararine ntarababyeyi waramukundaga. Nanjye nagezeyo mbonye ukuntu ahantu haje afite umutima mwiza. Yari umukobwa ugira urukundo arugaragariza. Nawe urabyindimo kuri iyi si uko ubona tugenda hano usohotse hano muri studio wagera hanze ukabona hari abakobwa n'abahungu wenda bafitanye urukundo babandi bagenda bahekanya ari cira hano nikubite cira hano nikubite. None ubundi wa mukobwa wacu abahamagaye uwo muhungu agiye kumureba aramuhakanira amaje kumuhakanira ukuntu ibintu byahise bigenda rero. Umukobwa nagiye kuya kubona mbona arabyinye avuga ati ubu ngubu rero ikintu ngiye gukorera umukunzi wanjye ni surprise kuko ambwiye yuko adahari. Yego. Ahubwo arambwira ati nta kuntu waza ukamfasha agiye agira inzu nini ukamfasha tukakoropa. Ega nanjye kuko urumva nagiye musanga duhita tuba inshuti gutyo. Ubundi abimbwiye ariko yavuga ati oya ntago ndajyana nawe. Ntabwo wapi gusa icyo ndakora ndaguherekeza. Ariko ntabwo turatinda nayo ngende leta nigarukira mbese nk'umuntu twabanaga. Urumva nanjye nageragezaga kugenda ngendana nawe kuko ibyabo byose nari imbizi igihe musi yindi inshuti yanjye twe twaramenyeranye. None ubundi arangije umukobwa mu gihe asirimbye ati turagiye. Ndamubwira ati se sha ubugiye hehe ko wumva adahari? Ati hoya atubwo mugiye kumukorera surprise. Atangira ahita afata utuntu nyine muri kaminuza nukurungarunga ahita afata turayitwe turi nkaho ngaho arafata arakwakwanya nk'umuntu ugiye gukora surprise. Ateka agafirita aho ngaho ahita afata agasosi ibintu nk'ibyo nyine ateka ibiryo. Arangije afata ka cyayi agakubita muri teremusi. Ati n'ubundi ntabwo ndarya njyenyine. Ati ngiye kureba imuso wanjye nk'uko ibintu byari bisanzwe. Ariko yavuze ko noneho agiye kumukorera surprise. Yego. Umukobwa twe turagiye tugeze hariya Nyagatare mu mujyi. Umukobwa ati pole ati karameye ati nta buryo se wanyereka impano nziza yashimisha umuntu. Namubwira ati so ati ibyo ngibyo muri iyi Nyagatare muri iyi Nyagatare yaba twabura ahantu tugura impano yo gushyira sheri. Yo gushyira sheri. Ikintu twakoze twese tugenda hari umucuruzi bamwita Fofo. Abraza ati nta kindi kintu nakora. Ati turabimubwira tumuga ko hari umuntu dushaka gutungura. Tumaje kubimubwira uwo mukobwa ati ikintu kigezweho dore ni iyi nkweto y'akarahuri icyo gihe nibwo zaye zikiza. Ati inkweto igura 50. Umukobwa mbona ntabwo atindiganyije. Imwe z'abasore nziza. Uri abakobwa bagira amafaranga. Abakanza akanyenyeri mbona ari yishuye. Ku mutima atari ko mana yanjye urukundo rura nanjye wazampa umuntu nkunda nkuko nguko. Urumva byari bintunguye umuntu wari wiviriye mu mujyi hiberamo abasore bantagikwe babyumva. Ndagije mbere abaza ati nta kibazo ruracyabaho. Ndavuga ati sesa ubwo nyine ndamuherekeza turagenda tugera uwo musore yaratuye ahantu bita muri Mirama. Tugeze muri Mirama ubwo umukobwa mbonye yinjiye ngira nte nditahira. Yego. Maje gutaha
umukobwa ubwo ariko ubwo umukobwa yaragiye yamusanzeyo kandi yari yamubwiye ko ari adahari. Yamusanzeyo. Ako kantu niko hantu hari ipfundo byo kubabara cyangwa byanyeretse yuko umwana w'umuntu yaguhemukira. Yaragiye akigenda asanga urugi rwakinguye nyine rwegetseho bisanzwe kwa James mu rugo. Kwa James mu rugo aho kuri ghetto ye. Arinjira. Yinjiye ikintu yasanze mbaza ngo byagenze gute. Yasanze James yiryamaniye n'undi mukobwa bigaragara ko banararanye. Umukobwa n'ibisoroyi bye n'ibisuperi bye n'amateremusi. Njye nagiye kumva numva umuntu araboroza. Inkweto n'iki cyane agiye ari surprising ka gift agafite. Nakubwiye ko yari yatetse amafiriti urumva ntabwo yajyaga arya wenyine. Umusore James yamubeshye yuko agiye kwiga muri weekend. Umva ukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Igwa mu ishyamba gusa se ntabwo igwa mu ishyamba gusa ahubwo ni nk'imwe ishobora kugwa ahantu n'umundi hadahinga. Ubu mukobwa nkurikije urukundo yari afite n'iki cyakurikiyeho. Umukobwa njye nagiye kumva numva arasakuje arasakuza ati nibiki urumva ntabwo ne nakageze kure. Byansabye ko ngaruka base bararwanye asanzemo igisambo se kiramwishe. Urumva nanjye amakuru nayo mfite nuko James yari yagiye ku ishuri. Base Areni abaye iki ko hari hakinguye wenda bavuga ari musiga adakinze. Njye ntabwo nenze kagera n'ufunguzo ukata uragaruka. Yego naje nirukanka ndavuga ati komera nkikubita gutyo urugi. Ikintu mbaza ngo nasanze Areni yabaye nk'inyamaswa. James n'akandi gakobwa kari karaho mu bigaragara. James nuwo yakundaga. James nuwo mukobwa wundi nyine. Oya ntago ari uwo yakundaga. Babara ntago ibyo bintu wabinyemeza. Yakundaga umuntu bita Areni. Kuko icyambere niba aramukundaga kuki yamukoreye ibyo ngibyo. Ubu nanjye ndacyakora ubushakashatsi. Abaramufashe wa mukobwa wacu n'amafiriti ni teremusi yuzuye ibyayi. Ni andi masoro yuzuye ibintu by'ibisosi ni mu ntoki yafitemo impano. Ikintu nasanze afashe yasoro yari irimo isosi ari kuvuga ati ngiye kubatwikana. Abibameneho se ngabibameneho. Naravuze ngo noneho yego umukobwa wababaye nkiko biturugi gutyo. Sanga abandi mu mashuka bararyamanye bameze gutya bari kumureba nawe ati ngiye kubica burundu. Urumva James nta n'isoni nta n'ubwoba aravuga ati nta nubwo nkukunda aterera hejuru. Oya nagiye kujya kubona nabwiye uwo mukobwa ati mbabarira wibikora wikwica abantu babandi. Nagiye kujya kubona mbona wa mukobwa ikintu yakoze yahise aterura ibintu by'ibisosi yabikubita nkara ku kibambasi afata ibintu umva atitaye na za nkweto byose akubita hasi arasohoka. Hasohoka mwirukankaho. Urumva James yasigaye mu kantu we n'uwo n'iryo habara rye riri kumaza ati bya nibiki mbonye wari ufite umugore se. Turirukanka mpaka tugeze muri ghetto. Yego tugeze muri ghetto ariko ubwo mbere yuko tujya muri ghetto yaranyirukankije mbona ngo akase mu nzu. Ahita ajya mu nzu direct ahita yikingirana. Amaje kwikingirana mbwira umuhungu twabanaga witwa Korode ati Korode bimeze bite ati umukobwa yananiye yasaze. Ati se yasaze turakingura twakomanga akajya avuga ngo James n'uwanjye. Yavuga ati se none mana yanjye ibintu twabigenza dute. Bigeze ninjoro twumva umukobwa aracecetse ngo pyo. Kumva umukobwa yikingiranye mu nzu. Yikingiranye mu nzu akoresheje ingufuri isanzwe. Urugi rwe nta serire yabagamo. Ahita afata ka kenge kaba bashyiramo bafungiramo serire. Ahita afata inzugi bambe imfunguzo
ahita azishyiramo azijugunya. Ibyo byari ukwiyahura n'ubundi nako atari yagize. Navuze ati dore urukundo Babara nibwo bwa mbere nabonye urukundo. Ariko yaramuhemukiye pe. Gusa we ni ikintu yavuga nko ku nkuru nk'ingiyi, ikintu abantu baba bakwiye kwigiramo gikomeye nubwo Imana yaremye umuntu yabaje imitima, ariko ntiyaduha ubushobozi bwo kureba mu mutima wundi. Ni ukuri mumenye ngo runaka muvuganye kuri telefoni akubwije ukuri cyangwa se arakubeshye, icyo ngicyo cyo kiri ubwo icyo kintu cyanyigishije kiri nyuma y'ubushobozi bwacu. Icyo kintu cyanyigishije kutagira umuntu uwo ari we wese nakwizera. Kwizera buri bukwiye kwizera, ahubwo nanone uwo ukunda ukamusengera. Ariko baba ukamusengera kuko umuntu ni mugari. wowe mpamvu uri kubivuga utamwizeye rero nanone cyaba ari ikindi kibazo. Uzi impamvu ibyo bintu uri kubivuga nuko utabonye umwana w'umukobwa ari kwirukanka n'ibirenge yafashe kuva barija yirukanka cuncumuka. Urumva we yarirukanse ariko anabaho hari n'abahita biyahura direct. Uza ahantu ubuzima bwe bwavuye birumvikana. Ubwo icyo gihe wenda yaragiye arikingirana arasinzira. Umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umukobwa ntavuga, hashize iminsi 4. Ubwo urumva iyo uba mu gipangu muri abasore mwenyine abandi bose bari abakobwa, ubwo byabaye ko twifata nka se cyangwa twifata nk'ababyeyi be, turakurikirana turara hanze tuvuga ati wenda turebe ko hajya sohoka nijoro yatwihishe. Kumba umukobwa byararangiye nta gukorora nta kurira, yabaye nk'ikintu cy'igiti. Tugira ubwoba atavata uyu muntu yarapfuye. Ikintu twakoze navuga ati ko byasa kose umukobwa ashobora kuba yariteye ibyuma. Nitwibeshya tugapfumura inzu y'abandi, kuko boss wacu ntabwo yabagaho ngo n'ubundi yiberaga muri za Kamonyi, urumva hari kure. Nitwibeshya tugafungura iyo nzu ku mbaraga tugasanga yariteye icyuma, turabiryozwa. Ahubwo twahise tujya kureba mudugudu, mubwira ubuyobozi buraza tubabwira ukuntu byagenze, nabo barakomanga bumva nta gikoma. Ikintu bakoze nuko bafashe umwanzuro babifashijwemo na gitifu w'akagari ndetse n'uwo murenge, kuko icyo gihe na gitifu w'umurenge yaraje aza muri icyo kibazo. Ubwo urumva mudugudu yahise atabaza ati nyine no hejuru no mu murenge bose barabimenya, ribu ziramanuka ati byagenze bite. Murasobanura uzi icyo gihe interview twatanze abanyamakuru yene n'ubwa mbere nembonye ibintu by'ibikamera bingana gutya birakamera ndavati none nge nabati namwirukanseho rwose mperuka mwirukankaho, ariko nibura basanze akiri muzima. None icyo gihe twaragiye tugera bakubise rwa rugi barareba basanga umukobwa. Ubwo dusanga umukobwa yarumye yaragagaye, tutajyana kwa muganga. Arimo aratera kanyuma, yari ari gutera kanyuma. Bamujyanye kwa muganga nta handi ati woni urgence, bamujyana muri koma. Handi abarwayi bakoma babarwariza muri urgence, batangiye gutera za serumu baragoragoza. Iwabo turabahamagara nta nomero ze twajya gomba ari ikinganye tutazi na nomero ze. Jemusi utajya kumwegera yigize nk'inyamaswa. Duhamagaye iwabo babe baje basanga umukobwa yararembye ari hafi, urumva yari yararwaye depression. Iwabo baje barafatafata ibintu birakara. Ariko ikintu cyadutangaje buriya gukunda umuntu utagukunda ni nka kakarimbo mu kanya waririmbye ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba riba ritoshye n'ubundi. Umukobwa ikintu cyadutunguye iwabo bakimera nk'abantu, mbese bamuvuje akamera nk'umuntu worohewemo. Nuko yakangutse ari guhamagara James yari indirimbo James nkunda James muri hehe nkuru kwibaye ndende musanga muri hehe yanjye yihorere yawerekanye yihorere turasa ku ntego turagenda tumusanga yibereye mu ishuri. Ribiramufata ati vogenda ujye kuvuga, nawe arangije n'agasuzuguro ati sinkundura mukobwa sinanamukunda. Ariko urumva ukuntu ibintu byo mu isi ari opposite.
ibaze umwe ati ndamukunda undi ati simukunda. Umva byabaye ibintu birebire. Iyo nkuru yanyeretse ikintu bise umwana w'umuntu ukuntu ari mubi. Ubwo babe baragiye rero bafata wa mukobwa ahantu yari aryamye ati nguyu ujye musi wawe. Ubwo urumva umujye musi bamujyanye ku gahato igisura yagikunjije. Be baramufashe baramujyana bamaje kumugezayo ati ngaho rero ugomba gusobanura impamvu wababaje uyu mwana. James ati ngiye gukunda n'uburenganzira bwanjye sinamukunda. Umukobwa arongera aragagara. Ese porepo uyu munsi niba umukobwa yarabashije kubaho na James we iherezo ryabo niriye basi hari n'umwe utunze nimero y'undi ku buryo bajya banabisubira. Burareka nkubwire urukundo nagahararo ngiye nicyo nakubwira nta nuza hundari byaje gusoza muri ibyo bitarwo nyine bahatiye James kuvuga ko akunda uwo mukobwa by'ibanga kire. Umusore akivuga ngo ndagukunda byonye nubwo yabivuze arakaye. Umukobwa yahise asimbuka aramuhobera arongera ubona agaruye ubuzima. Ndavuga ati burya ikinini cyanda gukunda kibaho. Burya nicyo yasabwaga n'ubundi kugira ngo agarurire icyizere. Ariko barabaye rero ubwo James wabo umukobwa baramuga ati twebwe tuzaguha icyo wumva ushaka mbese umwana wacu umukunde basi mubeshe turebe ko yaba muzima turebe ko yagaruka mu buzima. None ubundi wa muhungu arangije akajya agenda nyine n'ubundi akajya amukunda gakenya gashoboka ariko n'ubundi akiri kwa muganga kuko abanze kumurekura kuko babonaga n'ubundi byarajaguye. Wa muhungu ikintu yaje gukora baje gusezera ba Arine kwa muganga. James ikintu yahise akora nuguhita atoroka nawe atamashuri ntitwasozanyije ahubwo ikintu yahise akora cya mbere nuguta amashuri twumva ngo yagiye mu Bugande iyo ngiyo ngo kwa sekuru mu nka mbese n'umukobwa ibyo birangirira aho ngaho. Ubwo yari yaramuteye muto mashawa ariko n'ubu ngubu iyo urebye uwo mukobwa ubona hari ikintu cyabuze. Ntabwo nawe yashoje kwiga yakomeje yese ataha n'ubu intero ni James niyo ndakeka hari nk'ubu arige njya muhamagara kuri telefone ariko nirinda kumubwira ibintu by'inkuru za James ngo mwibutse bya James ariko nibeshye nkashaka kubivuga njya kumva nkumva noneho dushoje ikiganiro ari James nimba nanjye kumaza ngo amakuru yawe James man ubwo yari yaramubwiye ngo urasa n'amata wawe shwiza. Umva ndani iyo mitoma buriya wa musore we nufata gahunda yo gutera umukobwa umutomo abavandimwe mu mutara bagira umva bari myinshi umutoma nyuruganisha kunga usa nka kibamba shaka atusa nka kibamba. Ibyo rero Arine uko nabikubwiye uko James yari wa Nyagatare n'ubundi urumva aho hari hafi iwabo. Arine iwabo hari Rubavu urumva rero kumubwira kasa nka kibamba naye yavuga ati ibi bintu rero yabonye nsa n'inka ziwabo. Buriya inama nagira umukobwa uwari we wese uri kutwumva ntugakaze ibintu umuntu ntakubwira ko agukunda ujye ugerageza uvuga ati se uyu muntu kankunda njyewe mukunde kangahe. Inama ngiye nabagira nuko mwajya mumanza mukareba ese koko uyu muntu ni indengera atariho ubuzima bwakomeza wibaza ko kantu kuko iyi nkuru nyibabwiye mu ncamake. Buriya nabikubwiye ngo ariko kwereka uwo mukobwa ndiko mwirukanka inyuma yasaza ariko usakuza James byari bibabaje Nyagatare yose ari James wagiye ugiye kwiga ababyeyi bakoreje kwiga wigira mu bintu by'inkundo uhuye na James wamugani Areni rero reka tumubwire ngo komera wihangane cyane bibaho urukundo nuko rumera kandi ajya agabanya n'ibintu by'ubwana werarega n'ibintu by'ubwana nabwo ntago ari sawa cyane ariko urukundo nyine ubundi rutegeka kuba nk'abana batonya ariko kubitekerezaho kabiri nibyo byiza ibyo byiza kugira ngo babarawo yego ndareba rero amasaha y'ikiganiro kindi agezemo ubwo rero twababwira ngo abantu badukurikiye twababwira ngo iki
tubabwire ngo mutebuke mukomeze mudushyigikire mu biganiro byacu. Twaje mu nkuru nshyashya noneho dufite ikiganiro cyitwa iyi nkuru ni ikiganiro muzajya mukurikirana live turi kumwe tubabwira inkuru buri munsi. Ni inkuru zagiye zikorwa, ntago ari inkuru turi guhimba, ahubwo ni ibintu byagiye bibaho, byaba bibabaje, byaba bisekeje. Rero twatangiye bigira icyo bifasha abantu mu buzima busanzwe, bigire kuri cyo. Twagusaba rero kugira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ukaba tubonye, ukore subscribe, share, like, comment uri kunatubwira, munadushyigikire, kutubwira ibintu byubaka. None numara kubikora ibyo ngibyo, kandi nawe ushobora kuba ufite inkuru, ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira ati 078 ukuzaho nomero zawe. None ubundi ukatubwira ati ko mfite ikiganiro niko pole na babarawo, nta buryo mwantumira nawe umutumirwa wanyu mukanyakira, mwabwira abantu inkuru yanjye yagira icyo bafasha. Kandi none ushobora kuba uri n'umukobwa wenda ibyo byarakubayeho, cyangwa uri umusore ukaba watubwira ati nanjye ndabaziye tuzaguha karibu, twebwe nta muntu duheza. Murakoze rero, reka dusubire mu biganiro bitaha bya Mukanya. Mukanya nabwo dufite ikindi kiganiro. Bye bye.